nk'uko mubizi ndacyari gisanzwe hano muri Afurika. Ibintu bazaniye we biraseka umva no mu ntara nje kuvuga ko basore mumarika amaboko hejuru bose twumve icyo muri bwiregure. Icyo muri bwiregure sha nabaziye namwe ntago ari mwebwe twazaye tuhishira ngo tubavugeho ntabazi rero. Icyambere ndavuga ku basore bajye bumva ikinamico ugasanga ngo saa 2 saa 3 ngo saa 4 ngo arakikiye ngo kumva ikinamico sha ngo ikinamico zirigisha ugasanga umutipe ntakora yakuma bakantu ubona bakamwerekejeho ngo ziko hari nge bari kuvuga umutipe bale yagiwe umva biba byanyemeye noneho ukumva nk'umusore ngo yumva mu museke weye mwaze yimuza kuri comedy z'abazimwe comedy sha bariho munezerwa n'imitima y'ikaruhuka. Ariko mane yagiwe je twarapfishije umva noneho ugasanga yumvisha ikinamico. Ariko mane yagiwe ibi byo biranambabaza ngo bakamubyutsa ngo abyuke ngo ujye mu kazi ngo niba nagafite ngo akorope niba adakoropse yoza ibyombo niba utogeje ibyombo ajye kuvoma. I don't want peace. I want problems always. Ugasanga nk'umusore afite imyaka usanga nk'umusore afite imyaka 20 ariko atinya kujya hanze sha. Ibaze atinya kujya hanze akihagarika mu kadobo. Bashantaraho bari mwese ndabasuhuje mwararenganye ngo bashantari ngo bakunze gushaka ngo abagabo ngo batameze neza ukuntu bitewe nuko bashantari kamubikira ibanga mfite Shantari none haranyica we ariko nta kibazo reka nihagarare. Shantari ndagusuhuje sheri we ndagusuhuje cyane amazimwe comedy aragusuhuje hanga. Umva rero n'umureka babwire ibintu biri hano hanze ntago byoroshye no gupfunda imitwe ariko byose no guhatana. Rero ndakwakiriye hano kuri YouTube channel yanjye ni amazimwe comedy umutajya ubabeshya babwira ibintu byiza bimeze neza ibintu byubaka. Ntabwo nabahereza ibikaritani ibintu by'ibikarito bibereye aho ntabwo nabibahereza ni ukubahereza imisigo myiza imeze neza. Nibagiwe ahubwo kubabwira we mfite n'imbuga nkoranyambaga kuri TikTok mba ndiyo, kuri Instagram mba ndiyo, kuri Facebook mba ndiyo ni Rukundo Yves cyangwa se Imana Ishimwe Yves. Ibyo ngibyo babihagije. Oh my god. Wowe uragenda ukansakinga gusa uba wese umbona nk'ako kanya ni nk'ako kanya we mba ndiyo.